umugabo udakunda umugore icyubahiro kizaba gikeya ntabwo uzajya utaha wipape wimana sibyo hako niba ukunda umugore wawe biro automatic uzajya kwinjira mu rugo ibintu byose banduruye niyo ntebe uvuga zose zizabiza ahubwo kuko uzabira mwigereye mwica mu ntebe ya papa nizo siripu urimo kuvuga azajya kugera yazanahageze sibyo ati iyi mbere yuko inyama zisukamo amazi rero bakora nyine muteka inyama hari uburyo iba yaganje gukura wize yakuraga hize agahita zimuzanira direct simubyita kujabura kwa kundi nyine inyama umwarura inyama nziza wamaze kuzikaranga utarasukamo amazi so icyubahiro cy'umugabo rero ntabwo ari ukukirebera mu isahane cyangwa mu ntebe oya icyo gihe cyareberwagamo wamenyaga ko baguha icyubahiro ariko isahane yawe iri hariya erego wakubwiye isahane yakubwiye n'ibindi n'ibyo kurya by'umugabo byagombaga kuba biri hariya sibyo niba inyama bazitetse aho kugira ngo akana kawe k'imyaka 2 kahuta gasupu babaza kubikira umugabo zanyembwa zirariye baryaga ibyo yashigaje katuvuge baratekaga ariko ibyo kurya byiza byabaga iby'umugabo ariko nanone nibyo icyabiteraga turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show ndetse na Good Face TV amahoro Imana itanga nabane namwe nkuko mubibona imbere ya kamera zacu twafite umutumirwa umukozi w'Imana umuvuga butumwa abantu benshi muramuzi mu biganiro bitandukanye umukozi w'Imana umeze neza ndashima Imana urakomeye ndakomeye pe uyu munsi rwose uraberewe cyane urakoze cyane iyo niyo biti bubu iyo niyo biti bubu wow irabura igitambaro gusa bubu ikunda ko biri kumwe n'igitambaro uraberewe rwose umeze neza rero turabakiriye cyane mumeze neza turashima Imana hari abantu babonye bwa mbere mwabibwira tugakomeza ikiganiro abatubonye bwa mbere amazina yanjye ni Joy Murenzi nkaba ndi umumama nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yego nkaba nkunda Imana n'abantu mwadusengera Imana tukinjira mu kiganiro Data mu izina rya Yesu turagushimiye turagwimbaje kuri Imana nziza ikiganiro tugiye gukora turakwingiza kugira ngo uze tubane nawe mukara w'Imana utuganzeho iyo tubaze byose tubisubize tuyobowe n'umwuka wawe tucecekesha imbaraga z'umwijima muri iki kiganiro mu izina rya Yesu duhamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo uze utegeke uganze ku biganiro byose turi gukora wa Israeli turakwingiza kugira ngo tuvuge tubwirijwe nawe urakoze kuri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo nsize nizeye amen rero turabakire mu kiganiro uyu munsi twagira ngo tuganire ku muryango ariko turaganira kuri topic twateguye ivuga ngo hari abantu baherutse kubiganiraho ndabibona ariko ndavuga nti nzakubaza tubiganireho nawe ujye ubasha kubimenyaho umwe yari ari kuvuga ku cyubahiro cy'umugabo mu rugo undi nawe akavuga ati umugabo yatangiye kuzamura ibyubahiro cyane urugo biragoranye kugira ngo rumushobokere undi akavuga ati nyamara ati kera ati habaga hari intebe ya data ati papa nibaje hakaba hari intebe ye hakaba hari isahane ku buryo n'umwana wese uvutse atangira kumenya ubwenge avuga ati iyi ni intebe ya papa iyi ni isahane ya papa rero wowe ubibona gute ariko mbere yuko mbisubiza yego wowe urabibona ute je nagutumiye kugira ngo mbikubaze isahane ya papa niyo ushaka ko tuvugaho isahane ya papa kuki utavuze intebe ya papa ukavuga isahane ya papa ariko byose nibyo tuvuga muri ubu buryo kandi kera wenda ubu ngubu mufite na nyinshi urumva kera hari kera umugabo yagatunze urugo umugabo yabaga ari byose umugore nubwo yabaga ashoboye ntabwo yemerwa kujya gukora niko nabyita yagumaga mu rugo akabyara akarera abana umugabo akagira gute akajya gukora urumva rero kuba isahane ya papa n'intebe ya papa yabaga iri aho byari bikwiriye koko ariko muri iyi minsi iyo ntebe ya papa nta nubwo yabona umwanya wo kuyicaramo kubera ko arabyuka akajya ku kazi umugore nawe akabyuka akajya ku kazi yewe n'abana bakuze bakabyuka bakajya gukora ni ukuvuga rero ngo uyu mugore nawe agaruka yarushye kugira ngo azategure isahane ya papa bizagorana ariko
azamwubaha kuko umugabo n'umutware w'urugo ntabwo tuzabikuraho, yego, ni umutwe mu yandi magambo. yeah. Hanyuma rero umugore nawe ni umugore nyine nk'izina rye. So icyubahiro cy'umugabo rero ntabwo ari ukukirebera mu isahane cyangwa mu ntebe, oya. Icyo gihe cyareberwagamo wamenyaga ko baguha icyubahiro ari uko isahane yawe iri hariya. Erega uwakubwiye isahane ntiyakubwiye n'ibindi. N'ibyo kurya by'umugabo byagombaga kuba biri hariya, sibyo? Niba inyama bazitetse aho kugira ngo akana kawe k'imyaka 2 kahuta agasupu, babanza kubikira umugabo zanyembwa zirariye, baryaga ibyo yashigaje. Katuvuge baratekaga ariko ibyo kurya byiza byabaga iby'umugabo, ariko nanone nibyo icyabiteraga ntabwo habaga hari ibyo kurya bihagije. Noneho bakareba niba uyu munsi batetse inyama bakavuga ati uyu mugabo niwe nyir'urugo, niwe ujya guhaha, niwe ubizana, yaba yanarushye, reka tunamufate neza mu rwego rwa cya cyubahiro. Ariko mu by'ukuri ntabwo kubaha umugabo ari isahane n'intebe n'ibintu byose, oya. Reka tugende gake. Hari ahantu uri kuvugamo ibintu bigahita bihurizana wa mugani n'ibintu biriho, ukavuga uti impamvu byagendaga gutya, umugore ntabwo yajyaga mu kazi, ariko noneho umugabo yagakora wenyine, noneho bose barakoze n'igihe n'igihe ujya umenya ko gisobanura nyine birumvikana. Impamvu hari umupapa yapfushije umudamu we, niyihangane, ariko yarambwira ati umudamu wanjye ikintu mwibukiraho, ati iyi mbere yuko inyama zisukamo amazi, rero bakora nyine muteka inyama, hari uburyo iba yabanje gukuraho ize, yakuraga hize agahita zimuzanira direct. Simubyita kujabura, kwa kundi nyine inyama kumwarura inyama nziza, wamaze kuzikaranga utarasukamo amazi, noneho akamuzanira utwe nyine, kandi utagira ngo ni kera, urabona nyine nejo bundi tu. Noneho akazimu, ariko ukumva ni akantu kamufashe ku mutima. Irabati yanzaniraga n'eshatu, ariko by'eshatu yaguze ikiro, ubundi ziba zigiye nko kuzimuha zose, bitindaho yarazimugaga zose, ubwo abana bapfaga kunywa agasupu. Eshatu. Noneho yarabati nyine bakagira igihe cyo kongera kurya bisanzwe, ariko ukumva ni ikintu nyine cyamufashe ku mutima. None wowe uri kuvuga ati ibyo ngibyo pe ntago bikiri byo kuvuga ngo isahane ya papa, ngo intebe ya papa, kubera kitakagombye. Reka inyuma ho gatoya. Icyatumaga amujaburira akamuha izo nyama nuko yabaga yatashye kare, niyo ntebe ihari koko akayicaraho. Ariko muri iyi minsi kubona umugabo utaha kare ku buryo wamujaburira atariye hanze ni bakeya. Cyore akandi kantu nyine ko kurira. Ese tukiri aho ngaho, kuba isahane ya papa itakiri mu rugo, siyo mpamvu basigaye bajya kurya hanze? Ndumva atari yo mpamvu. Siyo mpamvu isahane ya papa niko kabi. Oya ni sawa. Reka isahane ya papa igomba, reka tuvuga muri uburyo. Kera impamvu umugabo wamutekeraga ukamwitaho nuko yavaga mu kazi nawe wiriwe mu rugo akaza kare. Impamvu mama yajyaga kumujaburira akamuzanira nuko yabonaga yicara koko, nawe umuntu niyaza ngo yicare mu ntebe yo iri hariya ategereza igihe uri buhishirize, ugomba kureba icyayi ukamuzanira akanywa ukamwitaho. Ariko muri iyi minsi iyo ntebe ntabwo yabona umuntu yicara bayinahari, sibyo? Kubera ko baza bakererewe bajya kuryama, abapapa. Abamama nabo babiriwe mu kazi, nabo bakaza bajya kwiryamira. No kuvuga ngo ubugiye uzajye mu maresitora yose y'i Kigali, uzasanga abapapa nyine ari bo barimo kwifata neza. Nukuvuga rero naza no mu rugo ntabwo akeneye izo nyama zawe, cyangwa ntakeneye izo keya z'ibyo kurya. Ubukeya y'inyama niyo ntebe uvuga byahindutse muri bebe. Usanga umuntu w'umugabo ukuze yitwa bebe bikagucanga. Oya nanone aho ngaho hari akantu wenda uvuze, uvuga ngo muri resitora, ahubwo ndi kwibaza kuba intebe ya papa yaravuyeho,
bagakuraho isahani ya papa. Si byahise bavuga bati hari umudamu twigeze kuganira yari ari kuvuga, yari umukecuru aravuga ati ngewe mfite umugabo w'umumotari. Ubwo nyine yabonaga uburyo abamotari ngo nka sambiri bose busanga baparitse ahantu bacuruza ibijyaye n'ibikoma. Warabibonye? Aravuga ati ngewe rero mfite kanyanga na byose na kanyanga kanyanga nyine neza mukubita umwice kumanura jipo. ubwo rero aravuga ati ngewe mfite umugabo ati nazajya nzinduka saa 11 nkamubwira nti mbere yuko ugenda banza ufata icyo kurya hano. Ntabwo yakigukundira. Hari abantu batarya mu gitondo. Hari abantu batarya mu gitondo ahubwo akaba yirukanka akajya muri ka kabari agakubita ikibyeri cya mu gitondo ahantu kuko umugore ntiyamuha byeri. Sibyo? Kubera iki se umuntu atayimuha? Oya, ari ukunterega abantu babana bahishana ingeso. Atakubwira ko ayimuha. Ariko hari ububizi nk'abo n'urugero ufite umugabo wa mugani w'umumotari uraryamye ugejeje saa 2 kandi urabizi ko ari bubyuke saa 12 agenda. Wenda ntuvuze uti mugabo wanjye ihanga, wenda ndabyemera hari abatabirya kavuga ati ngiye bya mu gitondo cya kare, ariko hari uwabirya ntabwo ari bose. Hari uwabirya akavuga no kuvuga hari uwabirya ubwo hari n'ababimuha. Uzi ko umugabo yabirya wabimuha nta kibazo. Mbese tubibabwire nabo tubabwire bite ku bagabo. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ntabwo urugo rusenywa yuko umugabo atariye. Sibyo? Oya, ntabwo urugo ingo zisenyuka zose ari uko batabonye keya. Nge nkunda ubwo nabemera satani isenya urugo. Sibyo? Yego. Ikindi umugabo wagukunze nubwo utamugaburira nubwo utamukorera ibyo byose yakomeza akagukunda. Rero ntabwo urukundo umugabo ukunze rwakurwa yuko nta sahani ya papa ihari, nta ntebe ya papa ihari. Rero reka dusubire inyuma kera. Abantu ba kera bari bafite uko bakunda, bari bafite uko bakundwakazwa, bari bafite imikundire yabo n'imikundwakazire yabo. Ariko wibuke yuko batari bafite n'akazi. Ariko ubu ngubu urajya ku kazi, umugore akajya ku kazi, mwese mukaza. Rero iyo sahani ya papa ndayishyira, iyo ntebe ya papa ndayishyiraho, papa afite n'umwanya uyicaraho. Oya, nta mwanya afite, ari busy. Aza nijoro, azajya kuryama, azarushye. Ariko kera umugabo ajya ku kazi saa 11 saa 12 akaba ari mu rugo, bagateka kugeza igihe ari burira akajya kuryama, akaza kubyuka ajya ku kazi, umugore akazinduka amutegurira ibyo kurya n'ibintu byose. Ubu rero hari ikibazo gikomeye, abantu babaye busy. Turi busy mu mirerere, turi busy mu bintu byose turimo gukora, turi busy. Sibyo? Rero niyo mpamvu nk'urugero kera impamvu nta mugabo wajya mu mashyiga ngo ujye guteka. Ariko ubu ngubu hari amagazi, hari gazi. Sibyo? Hari ibyuma bishyushye byo kurya, hari ibyuma bimesa, hari ibyoza amasahani. Ni ukuvuga ngo nubwo akazi ari kenshi ariko karanoroshye, ibikora akazi bidufasha gukora akazi birahari. Sibyo? Ni ukuvuga rero ngo ese we ntiwabyuka ukitekera icyayi niba dufite imashini ikora? Imashini ikora kafi iracometse, gushyira amazi ukayacomeka ko wakwikorera icyayi ibintu bikomeye. Simvuze ngo uteke. Sibyo? Ariko nabyo wabikora. Mbaye none se ibihugu by'i Burayi hari abakozi bariyo. None se niba umugore agiye ku kazi nawe ukajya ku kazi ukamutanga mu rugo, uzategereza azateke? Ibyo wenda birumvikana, ariko se araharara aryamye. Oya, hari, reka mutwumvikane. Umugabo agomba kubahwa, icyubahiro cyo ntawe twagitwara rwose pe. Yaragihawe, yagihawe n'Imana cyane, ntabwo twenda kukimukuraho. Ariko turimo turavuga mu kuzuzanya mu mibanire y'abashakanye. Aho ngaho niho twatangira isahani ya papa n'intebe ya papa. Intebe ya papa n'isahani ya papa byabagaho kera kuko papa yabaga ari we wenyine ukora, akaza akayicaraho agategereza. Ndetse n'ibyamuhuzaga hanze nta byabaga bihari. Ariko ubu ngubu katuvuge yenda nk'urugero urakora business. Ntabwo uri buze kwicara kuri ya ntebe ya papa ngo baguhe na ya sahani yawe bakugaburireho. Urava mu kazi ujye guhura n'abantu muri business kugira ngo for example umwubatsi, nta mwubatsi wabona ibiraka atasohoka ngo ajye kuhura n'abandi bubatsi. Niba atanywa n'agacupa nko ka coffee bicara ahantu baganire business. Sibyo? Icyo gihe arataha ryari. Byumvikane nta mugabo ukicara mu rugo. Nta mugabo ukicara mu rugo.
n'abagore ubwabo ntabwo bakicara mu ntibakiba mu rugo kuko bafite akazi kenshi barahuze. Niba avuye mu kazi aragita aca kujya guhaha agere mu rugo arushye, umukozi aba aratetse nawe ajya gukaraba, umukozi wabishyize ku meza. Kuri wowe rero, kuri wowe umugabo yakitwaye ate mu rugo? Urumva ibyo bitekerezo bibiri kubera akazi kenshi bafite kandi ari byo bihe tusigaye tugezemo. Yego, njye ndiwe najya nkuriyetinga time ya family yanjye. Iyo ntebe nashaka nkayishyira hariya n'ubundi mvuze ngo iyi ni intebe yanjye. Borega izo ntebe ntabwo abagore baziguraga. N'abagabo bati ni intebe y'urugo ni ya nyurugo ni yanjye. Niwe se wabivugaga cyangwa umugore nawe wabivugaga ati iyi ngiyi ni ya papa? Oya. Akanagena n'isahane. Yaguraga intebe avuga ati ni yanjye. N'isahane? Isahane n'umugore wayishyiragaho. Yes. Urumva rero uwo mwanya n'ugihari. Ariko suko yenda batabishaka ku creating ngo uhabe ahubwo bari busy nabo. Sibyo kubera isi turimo. Iyi si urayibona ukuntu yirukanka. Kera nakubwiye nta matelefone y'abagabo. Umuntu yagomba kuva ku kazi agataha kare kugira ngo batagira ngo banamushimuse cyangwa se hari n'icyo yabaye cyangwa yahuye n'abambuzi cyangwa se n'abicaye agataha kare. Ariko ubu ngubu umugabo arabariye no ku isi aho ari ku isi yose mukavugana nk'aho muri kumwe. Rero ubuzima bwaroroshye. Wabyumvise? Iyo kaya gutangira mu isane no mu ntebe uramuhamagara ukamubwira uti sweet ati darling hane baby abagabo bahindutse ba baby. Ubona se hari icyo bintu bitwaye? Ntacyo bitwaye kuba bishoboye. Sibyo? Ariko kuri ngewe mbona uva ntabwo umuntu ukuze ngo ni baby. Ni ukumva gusubiza inyuma. Nuko ariko abafite imyumvire y'ibyo simba muri make no kumutesha agaciro. Mba numva ro kumutesha agaciro. Ese umuntu ukuze umwita baby gute? Oya baby ni rangaje y'urukundo. Oya ntabwo ari urukundo wamwise bindi bintu bindi. Baby nose mbwiza ukuri muri kubwira umuntu ngo uri baby ndagira ngo unsobanure dore uri umusore bimaze iki? Baby rega twese dukunda guteteshwa ariko hari n'umuntu wavuze akana aravuga ngo abagabo ni nk'abana. Ako kanura kazi ndakazi ariko jamari mbwira ufite umwana uza ugitamba ukamba kamuza gufataho wajya kumva bebara wase wajya kumva umugore aguhamagaye baby urumva ibintu bifite agaciro. Ariko nibyo no guteteshanya wamuteteshe mu bundi buryo koko. Arese nawe urimo gukora ibintu byose uri kubikora. Ukuyeho intebe ya papa, ukuyeho intebe ya papa, ukuyeho isahane ya papa, none na baby na baby uyikuyeho. Ubwo mugabo arasigara niki? Oya umugabo ni umunyacyubahiro yakivukanye. Yaragihawe agiyewe n'Imana nta nubwo azagikurwa. Sibyo? Rero Bibiliya itubwira iki kuri ibyo ngibyo. Umugabo agomba kubahwa n'umugore we. Umugore agomba kumwubaha. Sibyo? Umugabo agomba gukunda umugore we. Umugore nawe akaganduka. Bivuze ko umugabo nakunda icyubahiro tayari aragifite. Yego. Niba ushaka uwo mugabo unyumva. Tuve mu by'intebe n'isahani. Yego. Kunda umugore wawe pe. Icyubahiro uzagisazana. Buriya cyane ni manguye cyane. Ninde ubanza undi? Ni wowe. Ni umugabo. Ni umugabo ubanza gukunda umugore. Niko Bibiliya bivuga. Hanyuma umugore nawe akiva inyuma. Niyo ntebe yajya kwibajisha. Rwose baby zikaba nyinshi cyane. N'isahani wabikenera ikabaho ngaho. Ariko nanone nyine ugasanga nyine ariko isahani zo muri restaurant ko ntabwo wajya muri restaurant ko nabonye hari ibintu nanone akantu wenda hari ikintu cy'umwihariko. Urareba nka pastoro kuri ubu ngubu umupasteri hari amacace amwe namwe pastor aba afite intebe ye nta wundi muntu uyicaraho. Hari ahantu haba hatandukanye mu company runaka CEO aba afite ibyicaro bye na parking ye akenshi. No mu macace nabonye hamwe namwe bitangiye kuba bihari umupastor uyoboye naringe kuba CEO cyangwa babita ba senior pastor ugasanga afite parking ye niba adahari nta wundi muntu ibyo bose demeranya nawe. Kuki umugabo mu rugo atagomba kuvuga ati iki kintu ku buryo n'umwana atagomba kugikora akabati iki ni cya papa ugasanga wenda umuntu umushitsaraje uhubuza silipa. Uracyemera ku bintu bya kera
uracyemera oya si ibya kera byo kuvuga ngo niba batetse inyama n'iz'umugabo gusa oya nguhaye urugero rw'ibiriho na bwaki ngo umugabo arye nguhaye urugero rw'ibiriho nasaranganyije se umugabo akarya n'abana bakarya ibyo nta kintu bitwaye ahubwo ikintu ndi kukubaza mu rugo icyubahiro cy'umugabo ku bintu biri physical none bakatwumvikana icyubahiro cy'umugabo ni intebe ishobora kubayo kuyemera nese reka tuvuga ngo ni intebe azayicaramo ryari ntabwo iki cyabura ntabwo ase umuntu uticara nanone cyaba ari cyo yaba ataba muri ikijeje n'abagabo bangaye bataha buri munsi bagataha byibura akazi ni gafuga saa 11 n'abagabo bangaye saa 12 byo baba bari iwabo mu rugo uzakora ubwo bushakashatsi iyo ntebe bazayicaramo ryari ko ese ubu papa w'urugo aje akinjira ahangaha intebe ihari nziza yose urumva najya kuyicaramo cyangwa n'umwana akayicaramo ise kuki abatibwira ngo yicaremo mbese yakabyi nabyibwiriza yicaremo ariko nayivamo umwana arayicaramo cyane cyangwa umukozi cyane uyu mukozi yenda byo simbizi ariko ntabwo wavuga ngo intebe ni ya papa ingana naho naha mama naho hazaza ni ukuvuga ngo igihe abashyitsi baje n'ubu ariko hari abakibifite ko hari igihe mujya muri famiye ugasanga umuntu aravuze ngo se ngo intebe ya nyir'urugo iri hehe umuntu avuga ati ati hano twicara aho tubonye cyane ni iki cyabikuyeho rero ni time ni igihe sibyo ibihe bihora bihinduka kuri wowe icyubahiro mu rugo cy'umugabo cyakabaye kihe erega tunasoza icyubahiro cy'umugabo nakubwiye ngo ubwe ni icyubahiro ubwe umubonamo no kumureba gusa ni icyubahiro nyine iyo umugabo ari mu rugo rwe byonyine nta bantu bapfa gusakuza ngo bavuge ibyo babonye sibyo icyo si icyubahiro yego nta muntu upfa kuvuga ibyo abonye bavuga dadara hari please muvuge gake dadara hari cyane icyo cyonyine rero nakubwiye ngo umugabo ubwe aho ari kuko tuvuga ngo icyubahiro cy'Imana cyamanutse wenda twaramije n'urugero umugabo ubwe iyo yinjiye mu rugo iwe ibintu byose biraceceka sibyo niyo umubonye ageze ku irembo isahani hano ikura agakombe gakora ibintu byose ukabitunganya gusa si icyo cyubahiro ari mu rugo ugomba kumuha icyubahiro agomba sibyo nakubwiye ikintu kimwe pasi wadahwire umugabo udakunda umugore icyubahiro kizaba gikeya ntabwo uzajya utaha wipape wimana sibyo ariko niba ukunda umugore wawe biro automatic uzajya kwinjira mu rugo ibintu byose banduruye niyo ntebe uvuga zose zizabiza ahubwo kuko uzabira mwigereye mwica mu ntebe ya papa nizo siripu urimo kuvuga azajya kugera yazanahageze sibyo rero sinzi ngo umuhongoro y'umwana rero sinzi ukuntu bajya bivuga ariko umwana niwe wihesha sinzi uburyo babivuga yes ni nk'ibyo ni ukuvuga ngo icyubahiro umugore wakugomba hari ikiguzi cyacyo kimwe ni ukumukunda nta kindi mukunde gusa ibindi byose bizikora niyo ntebe izashakwa nutanayicaramo izahurira n'isahani zaba aho ngaho nutahirira bizagurira ni ukuvuga kugira ngo ugire umuryango mwiza nicyo twahereyeho kumupapa ni iyihe nama inama wamugiriye ni ukubirwa urukundo kumufasha hanyuma nagasanga nawe ye gukonta ngo ku isahane yanjye ngo ku ntebe yanjye bizikora bizizana sibyo n'icyo gikombe bazagenda bagure rw'abagunga indi nini cyane bakubita aho ngaho ngo bagita rw'abagunga ni igikombe cyitwa rw'abagunga kinini kirazwi bazanyumva bazacyumva wakigura ukagishyira aho ngaho kugira nabyo bibaho ariko nanone ntabwo icyubahiro cy'umugabo ari ibyo kurya si iyo sahane si iyo ntebe umugabo icyubahiro cyera kigendana igihe cyose n'umugabo azitwa umugabo ntabwo tuzabimukuraho ni umutwe so rero ni ukuvuga ikintu ukuvuga ngo nta kindi mu bagabo bumva babuze icyubahiro bazakunda abagore babo icyubahiro kizaza kuko umugore wakunze ntacyo atakora sibyo umugore wakunzwe ntacyo atakora ikindi narashobora kubwira abadukurikiye sinzi ko ibyo bintu by'isahane n'intebe bikiriho kubera abantu basigaye bari busy barakora cyane kugira ngo ubone umwanya wicara muri ya ntebe se n'iryari ntayo
kandi ibyo byari bya kera nyine ukavuga uti umugabo wanjye nta telefoni zihari ari buze kare, ukavuga uti yenda atajya n'umuntu uza akicara nkaza kubura sindi umuhagurutse ukarizavinga intebe y'umugabo wawe, sibyo? Ukavuga utari buze kuza kandi twatinze guteka kandi turateka ku nkwi, reka ndebe kuko avuye mu kazi ashonje, ndebe kuko narureho ntogose utuntu twihuse, ndebe ko namuramira. Kuko remember ntabwo yagiye muri restaurant, n'ahantu hanyuze, avuye mu kazi aza mu rugo. Rero kuba abakera barabikoraga nibyo, n'ubu ngubu biba ariko bimeze natwe abadamu ubu twabikora, ariko kubera ko muba mwanyuze muri restaurant mukisayidira n'abadamu babo nyine mugera no mu rugo badahari bakiri mu kazi, numva aricyo kibitera. Ariko rwose isane ya papa yanyishe mwakoze cyane kubw'ubutumire bwacu mwitabiriye, kandi ikiganiro cyagenze neza cyane. Rero ikintu twabwira nyine nk'abapapa, birumvikana wababwiye byinshi nyine, ariko no gukunda abo mu rugo rwe, nabakunda nawe icyubahiro kizamugarukira. Rero Jean Marie, reka yenda tubyanzire gutya, imiryango yacu dukomokamo, iyo nari bikubwira ngo iyo umugabo yakunze umugore we, yego, umugore nawe araganduka, hanyuma izo keya zikaba nyinshi cyane ko arizo zinabanezeza. Ariko ikiruta byose umusingi wa mbere no kubaha Imana ku miryango yose, aho dukomoka n'abazadukomokaho n'abazakomoka kubo dukomokaho, nabagira inama yo kubaha Imana, bagasubira ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Burya umuryango washingiye ku kubaha Imana, kurera bijya byoroha, kurera bijya byoroha, kubahana bijya byoroha, kubera ko ntabwo wakubaha Imana utabaha n'umuntu mubana, sibyo? Ntabwo wakubaha Imana utarabona utubaha n'umufasha wawe. Ariko ubwo ndavuga ku mpande zombi, kubahana. Iyo mwubahana urukundo ruroroha, murakundana, biba ari ibintu byijyana, sibyo? Rero jewe icyo nababwira gusa ni ukusenga Imana ikaba mu rukundo rwanyu, ikaba mu rugo rwanyu. Foundation y'urufatiro rwa mbere ni urukundo. Icya kabiri mugashyiraho Imana. Icya gatatu mukajya inama. Icya kane mukabwizanya ukuri. Ibintu byose bizagenda neza. Umugabo uzubaho mu rugo rwawe n'ukunda umugore wawe, ndumva araho nabyanzurira. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'umukozi w'Imana mwasoza musengera n'imiryango kugira ngo ikomeze ibemo amahoro. Uwiteka Mana isumba byose, amen, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana utwaye n'ubushobozi. Turagushimye Data mwiza ko banye natwe dutangira tugasozanya nawe. Uwera wa Siyoni, turasengera imiryango dukurikira muri aka kanya, imiryango yabuzemo kubahana. Mana ndabasengeye kugira ngo ururukire muri iyi miryango, buzuzanye mu mpande zombi. Abakeneye urukundo bakundwe, abakeneye kubaho bubahwe. Ariko ikiruta byose ndasenze kugira ngo babanze bubahe wowe Mwana, bube santere y'urukundo rwabo mu rushako rwabo. Kuko ukubanje mu mutima we byose birashoboka. Ndaseze Mwana, ingo muri aka kanya zisenyuka ndabasengeye kugira ngo Mwami Yesu uzuhagere. Nuhagera biramenyekana, nuhagera birahinduka, nuhagera urukundo ruramanuka ruze, nuhagera kubahana biramanuka. Mwami Yesu, turasengera abana muri aka kanya bafite depression kubera imiryango yabo bari mu makimbirane. Ndasenze kugira ngo basange kandi batabare, kuko uri Imana isumba byose, kandi ndabizi neza nashidikanya yuko wabikorera kwibahisha kugira ngo abantu bose bazamenye kuri Imana isumba byose. Shimwa kiguheje utegeka ganza, haba ikuzo n'icyubahiro, umugisha abadukurikiye, umugisha abatwakiriye, umugisha imiryango yose irimo kudukurikira muri aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye. Amen.